mama wa Cristiano Ronaldo mbere yuko numva ubuzima yari arimo bwo guteka ndetse papa Cristiano ari umukirina bagize gutya nyine ngo bakora feri agiye gusanga ngo yatwise asanga afite inda areba ubwo buzima bayemo areba ubuzima umugabo wabayemo muri papa wa Cristiano aravuga ati ibi nibibaho ngo aricuza afata n'umwanzuro wo gukuramo inda ya Cristiano Ronaldo watwaye Ballon d'Or mu Bwongereza bro bari imyaka iciyemo kugira ngo Rodrigo yongera atware Cascante yongera atware Ballon d'Or yizanye mu Bwongereza nabwo itavugwaho. Cristiano Ronaldo n'umukinnyi wazaga akakubwira ati jewe muri kimwe cya kabiri mu defende ibitego ndabyishyira mu ndabyitsindira. Yes, ngaga Ivegayima nizere ko meze neza cyane, nizere ko ibintu byose birimo gukora birimo kugenda neza cyane, nizere ko rwose ukomeje kugira gute, ukomeje gufata ingamba nziza cyane zo kugira ngo ukomeze utere imbere. Nibisanzwe ni Ngoga TV show twatwije mu makuru agiye atandukanye ariko nanone turebera hamwe cyane muri sport. Si bisanzwe uyu munsi ndi kumwe n'umutsaramu rwose Christian bimeze bite brother? Alhamdulillah ibintu ni fresh cyane ndashima Allah subhanahu wa ta'ala yuko ufite bazirawe nyine nabaza ndi akantu kare umusista kuri Instagram avuga ati ikintu kimwe nabonye cyo abatipe n'abapapa iyo bari mu ruhame ikintu bita igikomoka baza ngo barakinywa ntibashobora ariko iyo bari mu rugo ese ari ibintu muri societe rwose biba ari red flag urumva kugeza igikoma nanjye niyo wamfatiraho ikizi sinshobora kubyemera ariko back home bancuramwa man bajurirere kuko urumva rega igikoma kirakuza umuntu w'igikoma bafite itoto ni kimwe mu bintu byagiye bikuza nta mwana utarankweye igikoma ubwo niba utarakinwe dusebonde ujye muri comment tubwire niba utarageze gute niba utarakinwe ariko bavuga ati bose bariyakana ariko iyo bari mu rugo abana rwose babaza bati muri telemuhare ikiri hari ibintu abantu nyine b'igitsina gabo bakunda guhakana benshi cyane nyine mu byiciro bigiye bitandukanye icya rusange bahuriye nuko nta n'umwe ushobora kwemera ko anywa igikoma urumva ikindi kintu cyane cyo kiba mu bajene biragoye kubona umujene apfa kukwemerera yuko nk'umubebe yigeze yamukura akamurya nk'amafaranga uwo mukubitanye wese arakubwira ati mimi nta mukobwa wayanja amafaranga kandi amara kubikubwira amaze gusunika ijana ye kuri momo kandi yamuhaye amubwiye ngo baby yiteho urumva buri ikindi kintu utajya ubasha kumenya umuntu arakubwira nyine ngo je na mukobwa wanjye amafaranga uko byagenda kose kandi buriya niyo uteze moto mugiye guhurira ahantu kuri bo wateze aferi bayarangiye yes nizere ko meze neza rero anje meze neza uretse utuntu tw'utugiripe twari twashatse kunyiha ariko ndagira ngo nongere nibutsa abantu mushaka ko tubamamariza business zanyu muzane tubamamarize dukorera amafaranga ubwo nago muba mureba mwebwe ibihumbi bingahe n'icyo utabona koko n'icyo utabona kombi kwereka ngwino tereke business ku meza tubanze tuyisesengure tuyibwira abantu bamanuke niba ari ikinyobwa ucuruza zana tugishyira tunamanuke tunabanze tumenye ushyiramo ibisukari ingana gute tumenye ushyiramo umusemburo ingana gute dusobanurira abaturarwanda bamenye basobanukirwa bamamaza bo nibaze kubera ko zarara dutereka kore turimo tunagasoma gake abanyarwanda babona ni sawa cyane yes uyu munsi turaza kuganira ku muntu bita Cristiano Ronaldo ese ni muntu ki amateka ye ese yanyuze mu buhe buzima abaye hate kuri ubu ngubu noneho wasobanura gute ese umuntu akwaje ngo Cristiano Ronaldo ni muntu ki byonyine kuri wowe riruhago kwisi muri rusange ese wamusobanura gute ni gukurikira Ngoga TV show urugakora subscribe kugira ngo umenye neza unamusobanukirwe ugenda uganira rekuwe n'umuvandimwe Cristiano twafashe gahunda yuko tuganira amakuru ya sport agiye atandukanye ariko nanone twicare dusesengura abakinnyi bundi nta kintu na kimwe kuri Simon umuntu atagomba gusesengura ariko igikomeye kurushaho nuko
burya nyine tuba mu bintu bya siporo cyane ugasanga uyu munsi duhangayikishijwe n'uko ekipe yanjye ntiyatsinze ejo ni wikendi byagenze gute ariko ugasanga hari abantu baba bayobo bakunda nk'umukinnyi batazi ubundi wizi ni muntu ki kuko ndabyibuka hari umuntu umwe twigeze kuganira yambwira ati bro reka nkubwire ibintu byose by'imipira twirirwamo tugiye ubuzima bwanjye bwubakiye ku kintu kimwe bwubakiye kuko umuvugizi wa Lionel Messi urumva ati jewe nabyutse mu gitondo nkakubita icyumweru narabona umuntu tuburana kuri Lionel Messi na Cristiano nta kiba cyabaye ibyo byo kumbwira ngo nta kiba cyabaye ikintu wazusobanura urumva rero ari abantu bakunda abakinnyi biri specific nanjye ndumwe mu bantu bashobora gukunda umukinnyi giye ariko ngira defu nkunda abakinnyi batavugwaho rumwe ariko rero nibyo byiza kugira ngo ubone icyo uzajya uvuga nyine cimaka kuko nk'ubu ugenda umwe mu bantu bakunda abakinnyi nk'umukinnyi witwa Randal Colomwani umukinnyi witwa Kai Havertz ugiye mu ikipe ya Arsenal ukavuga Kai Havertz abantu babyumva Chelsea yazuvunyikiye uzinkundura nabwanye mvuga ni kaje muri Arsenal kwenda iki ko muri Chelsea byari sawa nka Colomwani bashaka no kureba nka Randal ubu bari muri Juve nabonye yarageze yaratsinze usibye turebe yagiye hamwe byanga handi bigakunda Cristiano Ronaldo ni umugabo udasanzwe wagiye gukora ibikorwa bigiye bitandukanye ni umwe mu bagabo banyuze mu buzima butoroshye Cristiano kugira ngo tugende tubaganiraho gake ariko turi na pause nta mutero mubi buriya dutere story tugaba ngo tera story tubwirane kandi mbere yuko dukomeza niba ukunda Ngoga TV show niba unankunda nyemerera rwose unkundire n'abanjye harimo na Christian nanjye mu nkunde urukundo nsakare ndakunditse kugaruka kimwe mu bintu bijyanye n'urukundo bura Christian ubwo mu bantu bateye ubwoba ni mubi cyane Christian ni umwe mu bagabo bakomeye cyane ni umugabo wavukiye mu gihugu cya Portugal umugabo wanyuze mu buzima butoroshye cyane ko yaba papa we yaba mama we urabizi ko umubyeyi we yitwa Jose umugabo wavutse nawe yisanga mu buzima butoroshye asanga ni umwe mu bantu nyine barimo gukora amasuku muri cya gihugu urumva ubundi ababyeyi bo kwa Cristiano Ronaldo nubwo wenda tubona umuntu akuze agakira bikagenda bita amafaranga akaza ariko Cristiano Ronaldo avuka cyangwa ababyeyi be bari abantu nyine batifashisha uruvuga ngo mama we yari umutetsi babandi nyine yari umuntu ukora amasuku babakirina nyine mukirina karumva kugira abantu babyumve ubura mubona nyine nk'ukuntu nk'abantu ubuzima baba babayemo i Kigali baba bakora nk'ibyo none bro iburayi ho none biba ari akazi gaciriritse kanyuma na nyuma nta kintu na kimwe abantu baba bafite so urumva rero Cristiano kuvukira aho ngaho mu muryango utifashije ikintu cya mbere cyari gipfuye kuri we ni yari kuzabona education yenda bavuga ngo yego yashobora kabisa icyo cyane cyashobokaga nyine nk'umwana uvukiye mu bakene no kujya kwikina umupira wahubwo wo kwigara nyine mu muhanda kubera ko ntafite ahari buze kujya abantu bo mu bakire nyine yavuye ku ishuri cyangwa abafite occupation nyinshi ako Cristiano Ronaldo we umwana utifashije nta yindi occupation yaba afite usibye kwirirwa mu muhanda atera umupira yagira amahirwe bikamuhira ibintu nyine bikaza kumuhira ntago rero byari byoroshye kubera ko buriya Cristiano Ronaldo ubwo tujya tuvugaho nyine ibyo ushobora kumumenyaho cyane bidasanzwe bitewe n'ubuzima yanyuzemo nyuma y'uko umubyeyi witwa Jose Denis Aveiro niko buriya Aveiro bara n'izina ry'umuryango ni izina rya famille na mama witwa Dolores dos Santos Aveiro sawa umuntu ukomeye cyane rwose Cristiano nawe rero ubundi amazina ye benshi ubundi dukunda kumwita Cristiano Ronaldo CR7 buriya nabyo hari ahantu ryavuye urumva ariko nanone ayo mazina ye Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro buriya iryo zina rya Cristiano Ronaldo ryavuye ku mugabo witwa Ronaldo Reagan yari umugabo ni filime papa yakundaga kureba ari muri ako kazi ke yakundaga kureba iyo filime y'uwo mugabo witwa Ronaldo Reagan ariko yanabaye perezida wa US ndakeka US Ronald Reagan
ndebera neza ariko urumva ko kubera gukunda filime z'uwo mugabo yahise avuga ati umwana mbyaye ngomba kumwitirira uriya mukinnyi wa filime naho ngaho izina rero rya Cristiano rya Ronaldo ryavuye kuri uwo mugabo wakinaga filime witwa Ronaldo Reagan. nibyo Ronald Reagan yabaye perezida wa US kuva mu 1981 kugeza 1989 anaba vice president ahubwo vice president yari George W. Bush yego urumva yanabaye president wa US Ronald Reagan kabisa urumva rero ayo mazina nyine yavuga kwa kundi rega vuga uti okay gahunda twirefere kuri nyakubahwa perezida wa Republika His Excellency vuga tuti ubyaye umwana uhise umwita Paul Kagame kubera ibikorwa byiza kubera umukunda kubera nyine ari rero umudo w'abantu benshi nawe rero kubera ko yakundaga movie cyangwa yakundaga filime yamaze kubyara Ronaldo ahita avuga ati kubera ya filime ndeba uriya mugabo wikina neza reka mwitirire umwana wanjye naho rero izina rya Ronaldo ryavuye yitwaga Ronaldo Reagan we bamwongera nyine Cristiano Ronaldo naho ngo Cristiano Ronaldo nyine izina ryavuye waje kuzavamo igitangaza papa mwitije zina ni yarazi kazaba igitangaza nuko babivuga kuvuga ngo mama wa Cristiano Ronaldo mbere yuko numva ubuzima yari arimo bwo guteka ndetse papa Cristiano ari umukirina bagize gutya nyine ngo bakora feri agiye gusanga ngo yatwise asanga afite inda areba ubwo buzima bayemo areba ubuzima umugabo wabayemo muri papa wa Cristiano aravuga ati ibi nibibaho ngo aricuza afata n'umwanzuro wo gukuramo inda ya Cristiano Ronaldo arumva ngo yamaze umwanya urimo kwiyumvira aratekereza cyane ngo ariko ngo yumva ijwi rimubwira ngo don't do that ibyo bintu nibikora sigaho mani wenda aragenda natwigisha naduha n'amasomo hari ibintu n'ubwo bari igihe turabajene ushobora kujya buryo gaciro ugasanga ukoze wenda bitemewe uteye nk'umwana w'abandi nda wasabanya biratinda uti reka dukuremo iyi ndaye cyangwa se uno mwana tumugire gute umubyeyi ntazamubyare kandi wenda yajyara ibintu byoroshye mwagenda mukajya wabo mukirega mugeze mukabasobanurira nyine ugasanga wa muntu wenda ufashe umwanzuro ko wakuramo cyangwa mwana ugiye kwica ugasanga niwe uzaguhindura amateka ugasanga niwe life changer man Cristiano Ronaldo niwe rugero rwiza urumva ko yaragiye rero kuba kuri level umubyeyi washaka gukuramo inda ye kugera kuri level noneho uwo mubyeyi washaka gukuramo inda ye uyu munsi niwe gihangange kwisi urumva ku myaka ya 15 Cristiano Ronaldo yaje kugira ikibazo cy'umutima arwara umutima bisaba ko bamubaga umutima buriya umutima we baramubaze n'umwe mu bagabo bagiye bagira amahirwe cyane adasanzwe kuko urumva kukubaga umutima wose bakawubaga ukaza gukira waragize ugakora physique imeze kuriye imyitozo imeze kuriye kandi kimwe mu bintu bituma n'umutima ugira ikibazo cyane abamo n'imyitozo myinshi niyo mpamvu burya na hejuru ya kariyeri ari igihe n'Imana ibarakubwata igenda nzakugabiza amahanga yose Cristiano nyine nawe ni same level nabo ngabo twambuke tujye kuri kariyeri yuko yatangiye muri academy kariyeri ye n'ubyagiyemo wenda mbere yuko tugera hagama gato ya buriya umubyeyi we papa we yaje kwitaba Imana ku myaka 52 kubera ko n'umuntu ngo akundaga ikintu bita gatama cyane abana kamanye nyawe undekure nahe we kaje gutuma nyine atabaruka ubwo bituma rero Cristiano n'ubundi akomeza gufata inshingano ku mubyeyi we cyangwa se kuri mama we zo gukomeza kumwitaho ubwo rero papa nyine aza kwitaba Imana muri ubwo buryo ubwo nyine bituma bire no muntu byatumye Cristiano Ronaldo adashaka gukoza alcohol mu kanwa ke exactly byatumye afata umwanzuro wo kubura ntabwo ajyanwa inzoga mu buzima bwe ikindi kintu hari abantu bazi ngo buragira tatuwaje ariko buranga umubiri we wose uko wakabaye nta tatuwaje nimwe afite turagenda wenda tubigarukaho tunabivanga ariko noneho Cristiano Ronaldo noneho kariyeri y'umupira w'amaguru no yaje gute kugira ngo tuze kugenda tubivangamo tutibanda wenda kutuna abantu batagiye bamenya ariko nanone tumenye no ku buzima bwe bwo gutangira umupira w'amaguru
Cristiano Ronaldo nyine nk'uko twavugagaho umupira n'ubundi utangira muri karitsiye no ku bana bose mu ma ekipe nyine y'aho ngaho muri karitsiye hafi aho ngaho. Cristiano Ronaldo the same story yahereye nyine muri youth club y'iwabo ni Madeira Madeira ahavuka ya noneho ariko rimwe haza kuza selection yari ivuye muri Sporting Club de Portugal if I'm not mistaken Sporting Club de Portugal noneho ariko bakaba barashakaga umukinnyi bari babwiye bati umukinnyi uribuze gutsinda ibitego byinshi muri match ne turi buze gukora iki ne turi buze guheza selection tumujyane mu ikipe y'abatoya ya Sporting Club de Portugal. Cristiano Ronaldo aratsinda umutipe twa Albert Fantrau Albert Fantrau nawe aratsinda. Urumva banganyaga ibitego kimwe kuri kimwe yego urumva nyine bagenda head to head match yose none bigeze ku mutani murumva bakeneye umuntu umwe wewe ibaze ko abantu magana 200 mu bashaka umuntu man match enda kurangira uwo mutipe twa Albert Fantrau atwara baro byoroshye cyane gutsinda igitego kuri we urumva byoroshye nimubwira ngo byoroshye nyine cyane sibyo kuko bose mu mutwe urimo gutekereza ngo ndacelebra aho bwiye celebration kuko kitari cyajya bose barabakinnyi beza nyine muri yabo sibyo aratwara bara yigeshejeyo Cristiano bajyanye nyine kumwe mu abakinnyi bajyana ku izamu amuhereza assist aratsinda bro aratsinda man kandi rero bari bahanganiye umwanya wo kujya he muri Sporting aratsinda birangira Cristiano rero batwaye none match irangira ambwata ko se byagenze gute kubera icyo ubundi wamaye afise kugira ngo nsinde kene rero bagombaga kubyiza ubwiza yawe akaba ari wowe ugenda umutipe aramureba burya tujye dura none akaduhanura ntitubimenye ambwati nyine atari amahirwe nawe wari uyakwiriye kuko niwe uzabyaza umusaruro urumva icyo kintu urumva atuye hari amahirwe nawe wari uyakwiriye niwe uzabyaza umusaruro atabwo genda nyine uzakore bizaguhire kandi sofa uwo mutipe w'umupira byarangiye byanze Cristiano birangira bikunze Cristiano arongera agaruka kuri wa wundi wamufashije kugira ngo agere aho ngaho hageze kuko ibintu byose gihe ikintu nabonye cyo bisaba ikintu cyose kigira impamvu kandi hari igihe Imana buriya nuko nyine bamugana wari ukomejeho nyine nago umuntu ashobora kumenya wenda ko ari umuhanuzi ariko hari igihe umuntu akubwira ibintu bro nyine runaka ukazasanga ibintu bakubwiye nibyo bikubaye ukibaza se y'umukobo yitanaga mihanda akambwira ngo ngoga ngiyo mubona ngo ruzaba umugabo bizagenda gutya nago nawe washakisha inzira zawe ukabona ntazi ukabona nizihari urumva niyo mpamvu kimwe mu bintu nemera cyo nyine shari igihe kwitana umuntu akagwanurira we ntubimenya akanya ariko bikarangira nyine aferi baye ubwo nuko nguko Cristiano yinjiye muri kariyeri noneho y'umupira w'amaguru noneho ku ruhando mpuzamahanga kubera amahirwe gusa hawe n'umuntu avuga ati wowe ndakura mu mboni zanjye nkabona uzabura umuntu udasanzwe uzavamo umuntu w'inyenyeri w'igitangaza nayo mpamvu buriya Cristiano hari ibintu byinshi batajya yemera hari n'ibintu nyine adakunda nk'ibi twagendaga tugarukaho by'inzoga n'iki kimwe mu bintu byamufashe kugira ngo atere imbere ikindi no muri urwo rugendo rwe ubuzima yagiye anyuramo hari ibintu nyine akora mu buzima bwe bwa buri munsi ebana niba kuganira n'abantu cyangwa se n'abajeni hari ibintu agomba kubabwira bagomba kwitondera ndetse bakanubahiriza buriya ni umuntu ukora ngo imyitozo amasaha 4 buri munsi reka nkubwire amasaha 4 buri munsi bro ariko buriya abantu bakora abantu bakina barabizi sinzi mpamvu iki kintu sinzi mpamvu iki kintu man buriya abantu bakora tize barabizi gukora tize isaha imwe man ni ikintu gikomeye cya danje none uribaza 4 hours per day bro no amasaha ashobora kuyakora ariko ushaka kuyakora uyu munsi ejo ukayasubiramo ariko kwa gatatu ntuyasubiremo bro bikanga none ku buryo urazibona consistency man consistency none wibaze nyine uwo muntu buryo buri ikintu cyose abantu bajya hari ikintu n'abayobozi bajya bakunda kutubwira ngo mu bintu byose uzakora cyangwa se icyo uzabura icyo cyose uzabure wese please uzaba ufite ikintu bita discipline buriya ikintu cyose wakora nta discipline ntabwo kiraninga ntabwo kigenda neza Cristiano Ronaldo ayo masaha ne tuvuga nuko agira discipline yakayabasha kumanjinga reka nkubwiye birakomeye abantu nabyumve n'ikintu kiraho ngo gisanzwe gusa nyine gutugerageze
shaka akantu ukora ujye ugakora mu masaha ane cyangwa se mu masaha 3 nani stop ube consistency kabisa biragoye man hanyuma muri comment uzaza tubwire uti ngiye ibyo bintu ndabikora cyangwa se muri comment mutubwire tuti ibi bintu ngiye ndabikora rwose ndabizi ko mbishoboye kandi mimozaho n'aba tipe bano bakora siporo nakora icyumweru kimwe kabisa n'imbaraga nyinshi icyakabiri ati bronze icyakabiri itawiruka kuko ibintu biragoye umugabo barazamutse isanga muri Sporting Club de Portugal 2002 if I'm not mistaken 2-2 Sporting Club de Portugal nyine nk'umukinnyi uraho ngaho usanzwe 2-2 bwahereye n'ubundi mu ma equipe y'abana matoya urumva arakwita 2-2 kugeza igihe nubwo muri Sporting Club de Portugal anafitemo za statistique nta nubwo n'abantu umukinnyi nyine winuza w'igikoko kuko urugero urumva Sporting yakiniye kuva ubwo ni 2-2 ari muri Sporting B 2-3 yinjira muri Sporting inkuru imikino 27 yose hamwe ibitego 3 urumva ntabwo nyine yari umuntu nyine n'umuntu wishakishaga nyine ukizamuka utari wamenye nyine gahunda zose ariko ufite ikintu bita intego na vision urumva hanyuma reka notere story mbere yuko twinjira ku rugendo rwo yinjira muri Manchester United no kurinjira no muri za Juventus zose 2-3 yari match mwahuje kipe ya Manchester United na Real Madrid urumva noneho iyo match hari muri match ya retour Manchester United isabwa gutsinda ibitego 4 kugira ngo ikure muri Real Madrid igere muri semi final urumva Manchester United itsinda ibitego 3 none babona kufra ubwo urumva yari kufra yari kubahereza igitego cya 4 babona kufra babonye kufra David Beckham arayifata nk'umwe mu bantu nyine barabakinnyi beza kabisa biseze n'ibiki ibintu nk'ibyo byose urumva no David Beckham afashe kufra ayiteye abayikubise mu rukuta abafana batibu urumva abafana bose batibu icyo gihe Manchester United iranasezerwa regardless yo kwa David Beckham yaratsinze ibitego 2 muri iyo match abafana bavuga bati David Beckham wapi icyo gihe David Beckham namuviramo kwivumbura atangira gushwana na Ferguson mu gushwana na Ferguson nawe umujinya umaze kumwica bigeze muri sama amagara Beckham ahambwa tuzi n'ikindi sinye gukina nakugushe muri Real Madrid urumva none mukoreza Beckham muri Real Madrid harasigayemo gap icyo none mu gusigaramo gap Ferguson yashaka kuzana Ronaldinho akaba ari we ujya hehe akaba ari we winjira muri Manchester United kuza gusimbura David Beckham urumva none mu gushaka Ronaldinho man binabanuze nyine nabo transfer ya hatari iraboostinga Manchester United bakavuga bati none bagiye kuzana Brazil ya hatari nimero ya mbere ukaze bya danger urumva none ariko hakaba ari ikipe yitwaga Barcelona nayo ikabirekereje equipe cyane banirekereje nyine umuntu kuza gusimbura Beckham yari big name yari igiye bakeneye umuntu nyine wo kuza gahita kipa umwanya yari muri Paris Saint-Germain ari umukinnyi mwiza nyine isi yose iri kubona yuko ari umukinnyi ukaze ubwo Barcelona ibikoze iki ibikubise gapapu Manchester United ibiramutwaye umusimbura wa mbere ntagiye urumva bari kwikinira n'ubundi za match amicale ziba muri sama Manchester United bakina Sporting baragahungu k'amadribble menshi kakiri gatoya katanafite n'ibintu bya atari abakinnyi ubwo ba Manchester United niyo bagire bibwira Ferguson yambwiye bati ramupeti muzane aze ajye mu mwanya wa Beckham kuko bari bamaze kubura Ronaldinho kandi Ronaldinho rero wari show yabo kandi Cristiano yari umuntu utari wagatangiye kumenyekana cyane urumva ubwo icyo gihe uko kuribwa gapapu kuri Ronaldinho nibyo ubundi byakoze Cristiano Ronaldo w'uyu munsi tuzi rero kuko nibyo byose bituma yinjira muri Manchester United kuko yari shuwa ya mbere yaje ari nka backup nyine kwa kundi ubuzi icyo afata nyine apfa guterura icyabo
ubwo birangira nyine Cristiano Ronaldo aje, ubwo nta gasite nashaka kongezamo kuko ukuntu ubundi umuntu witwa iyo incident yego niyo yatumye ubundi habaho na rivalite ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi, kuko niwe witwa Lionel Messi muri Barcelona, Ronaldinho niwe wari komendinze avuga ati kuri amupeti mumuzana ajya nabanzamo giye muhereze n'umwanya ajya nakina, urumva already kwanga kujya muri Manchester United yahaye umwanya Cristiano Ronaldo no kujya muri Barcelona niwe wafashije muri noza muri mu kuzamuka kwa Lionel Messi, urumva ubwo twakomeje rero twongeye twigarukira ariko ubwo none iyo gahunda ya Cristiano Ronaldo urumva ko bihuye n'abamugabo muga ati wegeye niwe uzigira amahirwe, urumva ko inzira anyuzemo ntabwo zigeze zimugora nyine, urumva hari igihe nyine amahirwe iteka ryose aba ari ku muryango, ntiwamenya umuryango uzinjira murimo amahirwe ari uwuhe, igihe ahubwo nubona amahirwe uzayakoresha. Siporo iraryoha cyane buri uzarebe hano mu Rwanda ariko byaraje ese umuntu araza yafashe rutemikire yagera ku kibuga cy'indege yumvikanye n'umuntu wanamutegeye byajyaga ati shyira hano sinyaho rega siporo ni sekti ibamo amafaranga, ibamo n'abantu b'abanyamujyi cyane kandi nimaze kugenda itera imbere. Okay, na hano mu Rwanda hari byinshi yego tugikeneye, ariko nanone urabona ko kera dukora yabaye ati ibyo ari byose Imana iruta Yesu, uvuga ngo nibura hano twahereye okay ni urugero nyine kugira ngo tugere kuri level niba se bano ba jeni bacu basigaye bajya hanze bakajya gukorera amafaranga yewe n'abari mu gihugu mani bakora amafaranga menshi, ni ibintu byiza cyane. Ubwo yari amaze kugera muri Manchester United yakoze n'ibihe bitangaza. Manchester United 2003-2009 urugendo rw'imyaka 6 muri United muri Manchester United urugendo rw'imyaka 6 rurimo Ballon d'Or imwe rurimo UEFA Champions League imwe nimwe rurimo ibitego 84. Bro ushobora gutekereza ko ari ibintu biri aho ngaho gusa bigize ukumva ibitego 84 atari ibintu bya danje, kumva ni ibintu byoroshye ako muri Premier League yakiriya gihe yo muri iriya myaka byari yari number kubona umukinnyi kuko Cristiano Ronaldo yaje akajya abanza gukoreshwa nk'umu attacking midfielder nyuma nibwo yatangiye gushyirwa ku ruhande kuko Cristiano Ronaldo nigeze kinanga nimero 9 mu ikipe ya Manchester United, murumva abaho icyo gihe bari kumwe n'ubundi n'aya ma big names n'ubundi yose ya Manchester United, ubwo yavuze no guhitera kuri Ryan Giggs n'abakinnyi bafite noza bafite champion nyinshi mu gihugu cy'Ubwongereza, Wayne Rooney ba Michael Carrick ba nyine yari Manchester United era Manchester yari iteye ubwoba. Noneho Cristiano Ronaldo akaba yarayirimo ariko nk'umukinnyi mutoya kubera ko yaje ari umupeti n'undi ayo mazina manini ari muri komendinze we iyo Manchester United yarayirimo nk'umupeti mutoya ariko iramukuza nawe ndetse agera no kuri level izina ryayo avuga ngo narisumbye kuryo Cristiano Ronaldo yageze aravuga ati okay jewe niba atari Real Madrid ije kankura ahangaha na inde equipe nzakora iki na inde equipe nzasinyira, ariko n'ubundi nk'umukinnyi yari amaze gutwara Champions League amaze gutwara na Ballon d'Or byari bigoye muri nako si n'icyo gihe gusa n'uyu munsi biragoye muri era iri muri Real Madrid kuba ufite umukinnyi mwiza uri equipe ukamugumana biragoye, ariko n'ubu no muri yaba Manchester United yaba Juventus yaba Real Madrid yaba nta muntu n'umwe wari wazanga ahagarare nko mu cyo cya Cristiano Ronaldo muri ayo maklabu yanyuzemo, nta nozigera abaho kubera ko ibyo yakoze byo ubwabyo biragoranye kuko urugero kugira ngo ubyumve urabona n'abantu nyuma ya Cristiano Ronaldo yatwaye Ballon d'Or mu Bwongereza bro bari imyaka iciyemo kugira ngo Rodrigo yongera atware Cascante yongera atware Ballon d'Or yizanye mu Bwongereza nabwo itavugwaho bavuga bati Cristiano atwaye Ballon d'Or y'abantu bose bavuga bati well and good wawe uvuga uti ni ndutabizi kari buze kwitwara ariko uzi gutwara Ballon d'Or bavuga ni nka cyagiye bavuga bati hari igihe babona umuntu yego yaragerageza bavuga ati kugira ngo idahora ijya muri iyi shampiyona reka naho tubashyiremo kandi anafite shampiyona ikomeye cyane nka shampiyona y'Abongereza English Premier League urumva wenda nyine bigenda kuri Debano za Rodrigo Cascante wenda byaba n'ibindi nabyo byafatikira ariko niba ayitwe muri 2024 bro Cristiano yatwaye 2008 hacemo imyaka ingahe hacemo hafi imyaka 16 yes hacemo imyaka 16 man ni imyaka 16 ya Premier League yanyuzemo ba Didier Drogba yanyuzemo wa Frank Lampard
yarimo abakinnyi bakomeye kuri level navuga ngo irerite ku buryo imyaka 16 ishize Premier League yanyuzemo abakinnyi benshi bakomeye. Ikintu maze kuba nacyo itandukaniro risa nkaho rigaragara hagati yo mu gihe cya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi nabo bose twagiye tunyuramo n'izi generation turimo kubona kuri ubu ngubu, itandukaniro ririmo ni rimwe ryonyine ugiye kureba muri rusange. Bari abagabo ntabwo bakinaga kubera ko bashaka amafaranga, bakinaga kubwo gushaka nyine yego passion ndetse no kuvuga bati reka tugaragaza abo turi. Ariko kuri ubu ngubu muramukubita amafaranga nubwo ari muri Arsenal kavuga ati jya mu cyiciro cya kangaha. urumva n'ikindi kintu cyabayeho ni iki ngiki, urumva buriya Cristiano Ronaldo kimwe mu bintu byatumye umukinnyi ukomeye no kuba ni nk'ibintu nka bibiri ngiye kuvuga. Icyambere ni uko Cristiano Ronaldo ataratinze muri Premier League cyane ngo ageze muri iyi myaka ya vuba akiyirimo. N'ikindi kintu cyo muri Premier League habayo abanyamakuru mani bazi guhypinga abakinnyi, ikintu bita itangazamakuru mu Bwongereza baraguhypinga bashaka guhypinga bashatse wakora neza iyo ukoze neza ni mu bicu, wakora nabi hasi. Kugira ngo abantu babyibuke barebere kuri Kylian Mbappé mu ngero za vuba uburyo agera mu ikipe ya Real Madrid ukuntu byageze, umutipe atangira kugira depression, atangira kujya kubera ikitangazamakuru uragera joining ikipe ya mbere ku isi urutse igitego. None reba niba yarayigeze ari hari Mbappé ari muri Espagne azajya mu Bwongereza, reba mu Bwongereza none mu Bwongereza ho Top Sport irabyuka kuvuga The Sun baba ari aho ngaho, urumva ESPN baba ari bose bro. Ubwo icyo si kimwe. Ikindi kintu cya kabiri Cristiano Ronaldo cyatumye agira kariyeri nziza nuko yisanze ari one man stand mu ikipe y'u Portugal, sibyo kapiteni yari ari kumwe na Nani, ari kumwe na Pepe, ariyo ma big names arimo ariko niwe muntu Portugal yari iri ku mugongo kurusha abandi bantu bose. Uzanebona abakinnyi bose uzasanga ariwe mukinnyi ukomeye muri equipe nationale, uzasanga umukinnyi agira performance itandukanye niyo abandi bakinana muri equipe yabo. Urabirebera mu ikipe y'igihugu ya Norvege kwa Odegaard na Haaland. Utubona ko niyo mazina akomeye ari hariya barana performinga nyine naho bari ko bibona yuko ari abakinnyi bakomeye. Ibyo ni ibintu bibiri. Ikindi kintu cya gatatu cyatumye Cristiano Ronaldo uyu munsi tuvuga ni ikintu cy'uko agiye mu ikipe nini, urumva none akajyamo ataraba mukuru akiri muto, akamera nkaho ayikuriyemo, ubwo ndavuga Real ikamurera akayikuriramo ikamuproteja, urumva ikamuha bouncer nyine yagiye mu ikipe ari kumwe na Perez, ni ekipe nyine igufashe ikakurinda pressure ariyo yose azikaguteza ibibazo. Reka nk'ijambo rimwe tuvuge ngo yagiye kureba umubyeyi, birane nko kwisanga imbere y'umubyeyi wawe. Man Cristiano yabagara aho ngaho afite Mesut Ozil uri buze kumurekurira passe z'amashanyarazi, afite Angel Di Maria, afite Karim Benzema, afite Toni Kroos, afite Luka Modric. Man nyine yisaza byose byaramuryoheye ku buryo Real Madrid ikintu yamukoreraga yagiye muri equipe nini nayo yifuza gutunga beza. Irabanza Real Madrid imuhereza ikintu cyo kuba Perez amuhereza ikintu cyo kuba equipe akinira n'izigera itsindwa, urumva kuko ni equipe nziza. Ikindi kintu cya kabiri equipe ikinira we na Ronaldo ifite abakinnyi bazagusavinga imipira imbere ku buryo ibitego uzabiminamo. None Ronaldo nawe nyine nk'umukinnyi mwiza ibitego arabitsinda kuko man yabanye hari n'abakinnyi bamukorera a 100%. Kuko Real niba utatsinzwe uko ufite Ronaldo uruze kumininamo Champions League murazitwara, Champions League muzitwara, Ballon d'Or urayatwara. Man nyine Ronaldo yabaye muri equipe yabaye mwiza ana muri equipe nziza. Par exemple urareba nk'uyu munsi usibye ko nka Real uyu munsi bigwanya kuko ifite amazina menshi twavuga ngaremeye kuri ubu amazina ari ni menshi, buri umwe wese arashaka gukora ibitangaza ku giti cye, buri wese arashaka. Ayo mpamvu uzajya kubona abantu rwose intsinzi yabo kuri ubu ngubu biragora, bizaba ikibazo. Ariko fata urugero nka Vinicius Junior ari hari cyangwa kugira ngo ubone ko Real Madrid ikintu cya mbere iguhereza nyine kuba kuri peak yo wawe umukinnyi ukorerwa n'abandi bose. Man fata Karim Benzema wawe mu gicucu cya Ronaldo imyaka myinshi, urumva Ronaldo akimara kugenda Karim Benzema wamuhaye bamubwiye bati go and lead, ni wowe ugiye kuyobora, urumva bro Ballon d'Or yarayitwaye
Ballon d'Or yitwaye. Erega ibyo no kubivugaho reka turebe n'ejo bundi twari tubikomojeho bavuga bati ntagira Ballon d'Or yari ikwiye kubiya Cascante byanze ni ya Vinicius hari ukuntu bagize gutya rero ibyo nabyo tuzabigara ko tubisesengure ariko baba bati yari ya Vini rwose byanga bikunda rwose nta kinyurano kirimo hariya iyo uri muri Real Madrid ufite amahirwe menshi yo kubona opportunity zo gutwara ibihembo wewe bigusaba kuba umukinnyi mwiza kuba uri umukinnyi uhozaho. Urumva rero Cristiano Ronaldo kimwe mu byamufashije ni uko nyine guhozaho no kwitwara neza n'ibyo bintu bitatu wari umaze gusobanura na cya kintu cya kane twahereye cyuko adakoresha ibiyobyabwenge kugira ngo bitume nyine atakaza consistency. Icyo cyo kiranakomeye cyane kubera ko burya ushobora no kuba muri equipe ikaguproteja n'ibyo byose kabigukorera Vini barawimukora ariko ugasanga discipline ye si sawa ugasanga abonye ikarita y'umutuku. Cristiano ikintu gikomeye cyane cyatumye agira kariyeri nziza kurusha abandi bakinnyi bose akaba n'umukinnyi uririmbwa uyu munsi n'impaka zikaba zihari ya masaha twavuze yatize urumva Cristiano Ronaldo n'umukinnyi wazaga akakubwira ati jewe muri kimwe cya kabiri mu defende ibitego ndabyishyira mu ndabyitsindira man kandi umutipa akabikora kuko he was best in mu gukoresha ukuguru kw'iburyo n'umutwe ukuguru kw'ibumoso. Cristiano yari mwiza ku matapini y'imbere y'izamu, Cristiano akaba mwiza ku mashoti ya kure kirukanka akabona ko Cristiano akaba mwiza ku ma set pieces detente nyine he was a full man wajya mu kibuga nyine n'abandi bita ngo ni hybrid. Urabona Cristiano Ronaldo ikintu yari afite ntabwo ari ukumuhypinga ariko Cristiano Ronaldo ikintu yari afite uyu munsi gishaka kuba gifitwe n'abantu barenze 3 cyangwa 4 mu ikipe ya Real Madrid. Gushotora kuri karate imwe yonyine ifitwe na Fede Valverde uyu munsi muri Madrid kandi bituma tumwita umukinnyi mwiza w'igitangaza. Urumva speed na finishing ni ibya Kylian Mbappe. Urumva gukinisha amacenga no gukinisha amaguru yombi n'ibiki byose ukabereza Vini cyangwa Rodrigo nabo ni noza yabo. Urumva abantu batanu set pieces ninde mukinnyi utera set pieces neza kugeza uyu munsi muri Real ntawe ifite w'amakufa ya hatari. Reka turebe nko mu bandi basigaye mu zindi shampiyona nuko niyambaje Real reba nka urugero ko rubuze rwa hafi ndetse utera ama set pieces hari abapeti cyo kuba bari mu Bwongereza muri reba nk'umukobwa witwa Trippier nuko uyu munsi atari on the peak ariko muri peak ye mu bihe byiza bye uburyo ateragamo kufa. Urumva he was Cristiano. Urumva mani kuri detente bro bareshatu zazaga mu rubuga rw'amahina ziri hejuru byiburi mu igitego cyagombaga kuba kiri bizi neza nyine Ronaldo ni umukinnyi ibyo yari afite uyu munsi umukinnyi wajya utunga agapiyese kamwe bro abo umukinnyi ukomeye. Abantu benshi ntibabyemeraga ibyo kuvuga ngo Cristiano ngo natara afite kuko urumva impaka z'igihe kirekire zabe za Cristiano na Messi he's a talented guy cyane ndetse cyane ariko the other one nyina hado Cristiano Ronaldo ikintu ashaka byanze bikunze avuga ati ndagikora no umuhado waka kuri ya level nyine kuko ari akantu bajya bavuga ngo hard working kills talent. Urumva ushobora kuba ufite tara ariko utayikoresha cyane ugasanga impano yawe impano irazimye ariko waba ufite umuhate ku kintu uri gukora nyine uri ushyiramo imbaraga zishoboka zose ukarushaho umuntu ufite bro ukarushaho umuntu ufite tara kuko ibi turabivuga Cristiano Ronaldo hanganye na Lionel Messi ari bavuga Messi ari king of the ball Messi ari umuntu ushobora gutwara barakanyura mu bantu 10 ayitwarishije akaguru ariko abantu 10 Messi anyuzemo kugira ngo ajye gutsinda igitego Cristiano yabigiraga simple ahubwo akabashoterera wandi igitego akagishyira mu gutsinda kandi bikanga urumva nyine urugero rwa ibyo ni byagiye bimufasha muri karere ahubwo rero ndebera ibikombe n'umugabo yagiye atwara muri amakipe cyane mu byagiye anyuramo nko muri Manchester ngira ngo biragera hafi nko muri 5-6 gutyo ariko noneho buriya ngo kimwe mu bindi bintu bimufasha mu rugendo rwe cyangwa se mu buzima bwe kuba ari umuntu uhora on top ni ikintu bita buranga kuryama buranga araryama ngo araryama kugeza kuri vuba agezaga avuga ngo
no ku bibuga by'imyitozo bajya bashyiraho utumatera najya abona akanya yirambikaho gatoya kuko urumva Ronaldo akazi ke n'umupira nibwo buzima kandi ubundi ukora akazi ukaruhuka urumva niba yakoze tize ze yazirangije aryame n'ubundi umubyize yawe nabo tekereza ngo niyasoza ati ngiye wenda tuvuge wenda reka mvuge ngo ngiye okay arasohotse bisanzwe iyo minota yaba 15 yaba 20 bura agafata umwanya ngakagenda yiryamiye mu modoka y'umushoferi amutwaye nta kibazo na kimwe afite kimwe mu bintu rero bimufasha mu ngendo afite byose icyo cyari ikindi kintu cya kabiri bura ngo kimufasha mu kuba yakomeza gutera imbere ni ikintu bita umuryango guha umwanya umuryango cyane cyane umugore we no umuntu amaze kwisetoringa ubu ngubu kwa Georgina Rodriguez n'abana yego n'abana na life abayeho yose nyine ni ubuzima bwara yaravuze ati ayibashiramo yaravuze ati Cristiano we yarabyitangaje avuga ati icyo wakora cyose ubwo waba uri umustar bingana gute fame waba ufite yose amafaranga waba ufite yari yose igihe cyose udahaye agaciro famille yawe byose biba byapfuye rwose buraba ntago iryo terambere ntago nyine baryumva urumva icyo cyo nicyo kuko nyine akandi kantu uranga arasenga akunda gusenga ibyo wenda sinarimbiye uragakunda gusenga rwose kabisa pe ngarihereraga mu gihe gito ababizi abatsinda we hari interview nawe yataha yatinda yeze nyine ko femira hari n'icyo ariko ibyo bintu utabimaintayininze byatuma utakaza kariyeri yawe cyangwa se n'ibyo ariko nyine bikaba n'isomo no ku bandi bantu bose ni umwe mu bantu urumva Christian ko mwenda no kwiterana kera niga muri primaire bigeze no kubinkubitira agiye najyaga nandika izina ryanjye mpita nongeraho inyuma Cristiano urumva man inkoni naraziriye we ngo nahinduye izina mama gakubita mwarimu kwishura gakubita urumva akujye none man ngera no kuri level nako akunda abantu bajya kwandika nko kuri liste y'ikintu runaka cyangwa ibiki bro ntabwo najyaga njya ahantu hatariho 7 ahantu byasaga kwiyandika nyine niba ari kuri liste wagomba kunyandika ku mwanya wa 7 buriya ngo numwe mu bantu wo bita Cristiano Ronaldo kuri ubu ngubu iyo mu comparinze na Lionel Messi imbere y'abantu b'imbaga nyamwinshi ni iki bahita nyine bumva wenda Messi imbere ya Cristiano gatoya ariko ngo numwe mu bantu bafite umutima w'urukundo udasanzwe kubera ko asohora amafaranga menshi cyane mu kugira ngo ajye gufasha cyane cyane abantu bo ku mihanda cyangwa se n'abandi bantu bafite ibibazo byo mu mutwe uburwayi bwo mu mutwe ni umwe mu bantu buri mwaka usohora ayo mafaranga ajya umutima w'urukundo no gufasha ibyo ngibyo unabireba muri COVID-19 yatazingwa akayabo k'amafaranga mu gihugu cye cya Portugal saho honyine gusa intambara yabaye muri Syria uravuga Syria noza Syria ni mu bigo bese ko abaye intambara nyinshi itambutse ni uyu bavuga cyangwa nuza Palestine na nuza Palestine na Israel muri Palestine na ahubwo sinavuga ngo ni imyuzure yagiye bayo nibiki hose na nuza ni byabaye muri Turkiya no muri Maroc hose nyine abantu benshi atandukanye agerageza gutangayo amafaranga yo kugira ngo bafashe abo bantu kimwe mu bintu rero bamwibukiraho ndetse urangwa no gutera imbere kwe ni imigisha nyine abantu bagenda bamusabira kubera ubwo bufasha agenda bafasha urumva ko rero nyine bimwe ni ryabuye navuga ngo ryari giye kwangwa n'abubatsi ariko byakomeje gakomeza cyangwa se ryakomeje navuga ngo ku ruhando mpuzamahanga ikintu bita football iyo bavuze football wumva Cristiano Ronaldo man Ronaldo ahanabera atarenda kugira ngo twinjire no mu bikombe bye Ronaldo muri Premier League afitemo Premier League eshatu akajyamo za FA Cup mu ikipe Manchester United akajyamo za FA Cup akagiramo na ubwo na Ballon d'Or yatwaye na Champions League urumva ako nta kantu navuga ngo toto urumva ikindi kintu cya kabiri ubwo reka kuri Manchester United tuhave Cristiano Ronaldo niwe mukinnyi muboni bukaba hafi aha ngaha sinzi kera urumva ariko niwe mukinnyi wenyine ufite Champions League 5 kandi atatware muri equipe imwe abandi bafite Champions League 5 bo babagumisha wari muri Real Madrid urumva
nyine iyo ufashe iyi turiye y'aba mediateri ba Toni Kroos ba Modric bose nyine Champions League zabo 5 zose batwariye muri Real Madrid ariko Ronaldo yatwaye menye kongera nayo indi mwatware muri Manchester United bro saba abakinnyi benshi uzasanga abakinira equipe bagatwara Champions League yega n'ijambo rya mbere mu equipe biratandukanye urumva man Ronaldo ari muri equipe yakoze amateka ya Real Madrid yo gutwara Champions League 3 zikurikirana ibintu bitaherukaga kubona n'umuntu wemeraga yuko bishobora kubo kurumva 2014 batwaye Champions League sezon 2013-2014 urumva icyo gihe bagomba Atletico ku munota wa nyuma igitego cya Sergio Ramos cy'umutwe bikarangira banayitsinze 2016 2017-2018 bro iyo bita Arsenal yagize icyitwa Invisible urumva ariko Real Madrid yo yari ifite golden era utabonera n'izina ryayo ku bwa Zidane kuko nibyari bimenyereye ko equipe ishobora kuzigakora umwaka umwe wa mbere mwiza igakora wa kabiri mwiza igakora wa gatatu mwiza kandi itsinda ama equipe akomeye muri iyo era bwo yambwire ko Cristiano Ronaldo yatwaye Champions League yitwaye muri era irimo Juventus Maximiliano Allegri yakasa mutwe ikomeye baranayitsinda kuri finale urumva yatwaye Champions League muri era irimo Atletico Madrid ya Diego Simeone yarindwaga mubi urumva yego yatwaye Champions League muri era irimo Liverpool ya Trio Sadio Mane Mohamed Salah na Roberto Firmino baramaze kudomina mu Bwongereza yatwaye Champions League muri era irimo ikipe ya Bayern Munich yicaga muri sino mugenzi urumva man none kirenzeho agasoza ari we top scorer wa Champions League urumva Ballon d'Or aratwara icyo gihe Cristiano Ronaldo ibikombe bya championnat byo Real ntiyatwaye byinshi muri iyo myaka ko igihe cya Cristiano Ronaldo cyaranzwe cyane na Champions League nibyo abantu bamwibukiraho cyane ndetse n'ibyo bihembo ikaba ari nayo myaka myiza yagize none ikintu gitangaje Cristiano yinjira muri Real Madrid yaguzwe miliyoni 93 z'amayero bikaba 84 z'amapound urumva man he was 23 nibyo ku myaka ya 23 niba ntibeshe ni afonga ni 3 ningahe kanzembe kuri yanagiye kuko wagize imyaka hafi 40 niba nibuka ko yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 1985 1985 yari afite 23-24 gutyo urumva icyo cyagurwa miliyoni 93 agenda muri Real Madrid yevemo 2018 kuko bavuga ko no muri story zo kuvamo kwe ngo yashatse kongeza Perez amafaranga kugira ngo amukubita kandi kayabo Perez avuga ati giye umukinnyi yengeje 30 icyo wabura icyo cyose ntibikunda ntibishoboka generation no Ronaldo wabirebesha amadarubindi manini aravuga ati ahantu nshobora kuzasoza nabi urumva igarukira ati giyewe nyeneye guhindura n'ikirere kuko Ronaldo yari amaze kujya kuri uvuga ngo iyi Juventus twagiye dutsindira kuri finale na kimwe cya kabiri nkigiyemo dushaka no gutwana Champions League ngakora amateka atarakozwe n'undi muntu ari we wese urumva man Cristiano Ronaldo kuko yari abiza agaciro afite ariko Real Madrid iyo urengeje imyaka 30 we ariko uretse Real Madrid imyaka 30 yageze uba wagiye muri kariyeri cyane muri kariyeri wenda y'imikino imyaka nyine urumva imbaraga iki byose nekereza ko Perez yamenye ibi imbere ntabwo yaramurekuye ariko nanone nta kibazo kuko yari yaramukoreye n'ubundi bishoboka ikintu gishekeje kinatangaje nuko yaguzwe miliyoni 100 man ku myaka 30 man uribaza kugurwa miliyoni 93 kuva 2009 kujya 2018 n'imyaka 9 irimo nyuzemo ugatanga service ziri extraordinary izo miliyoni 93 ziba zarashizemo ahubwo Manchester United akagiye ukayongera yandi ukongera ukavayo bakongera akakugura miliyoni 100 man miliyoni zigurwa umukinnyi imyaka 22 ukomeye ukaze kiri muto cyane kiri muto miliyoni 100 Kylian Mbappé yaguzwe ajya muri Paris Saint-Germain muri AS Monaco urumva ukazigurwa ufite imyaka 30 nyine hari ubundi butumwa ugomba kumva nyine ukumva ariko Cristiano Ronaldo ni umuntu ukomeye twamuvuganye ngo tukageza nejo twebwe ko tuzajya bazanira umukinnyi ugiye utandukanye tugende tumusesengura buri ikindi kintu wenda utaruzi ni umwe mu bantu burango bibagishije isura oya
icyo cyo ntabwo nari nyizi. yibagishije isura cyane buriya ngo akiri muto cyane yari afite isura itari nziza, ugiye no kwitegereza uzabona idacuruze, uzabona mu menyo ye yari afitemo imyanya, aza kugenda yambara amapa yo kwibagisha. Ndetse ikindi kintu nakomeje ngenda nsoma amakuru y'ubura tuvuga tutereka tuzagarire kuri Cristiano, nafashe umwanya uhagije ngenda nsoma nyine utuntu turi unique murebaho ibintu nyine mu buzima bwe n'urugendo rwe uburyo yagiye agera mu bintu, nsanga buriya ngo numwe mu bantu urabona hano uzanamwitegereza iminkanya rero buriya ngo ntago igipfa kugaragara, kuko atanga amafaranga menshi kugira ngo abantu bamwiteho nyine bahafyone fresh ntigaragare icyo kintu, ndetse n'ingo yizi azitanga amafaranga kugira ngo zihore nyine zisa neza cyane nyine isura ye. icyo kintu wenda nyikomentinzeho mu buryo bwagutse. Cristiano Ronaldo ni umuntu we ubwe regardless y'umupira w'amaguru akina, Cristiano Ronaldo ni brand agomba kwicuruza, ni brand kugira ngo ubyemere ko ari brand, sibyo? Singiye kuvuga amakampani akorana nayo yinoza nyine yamamariza. Cristiano amafaranga yaguzwe na Juventus yayarekipeye mu cyumweru kimwe akimara kugerayo binyuze mu kugurisha amajezi. Urumva man, nubwo Juve yari imaze kwishyura miliyoni 100 muri Real, ariko ayo mafaranga bayarekipeye mu cyumweru kimwe mu kugurisha jerseys. Icyo kintu bacyumva man. Cristiano Ronaldo brand yabaye muri Juve kugeza aho Juve ivuze ngo hoya reka tumurekure, amaze twe kuturengaho nka equipe. Urumva kuko kugenda kwa Cristiano byanasigiye Juve ikintu bita ubukene, ukoze hasi unyibutse ubukene hata. Uziko Ronaldo mise mbyibuka hari ahantu nasomye, hari interview yagiyemo hanyuma kumeza nyine nka gutya bimeze, hariho nyine ni interview ariko ya supportingwaga na Coca-Cola si ya World Cup ubwo sinibuka neza, numva kanje mu maso imbere yateretse Coca, ibyo wari umaze kuvuga ko ari brand nyine yisobanukiwe mu mwanya munini kwicaye hano hateretse Coca-Cola ari buze kumwe, aragenda akimara kwicara ko nyine yari yisobanukiwe azuba, aravuga ati arateshya ati ibyo nko Coca-Cola mbe ndamamaje abantu bose batangira bimenye, ahita ngo kurura amazi Coca-Cola arayisunika, ako kanya ahita ahabwa agaciro batangira kumushaka bati Ronaldo ni brand man, brand yigendera no kwisobanukirwa n'umuntu nyine waga umuntu ufite agafaranga. Ronaldo afite ubwatsi bro, ari umujeni ubu yarakuze, ni umuntu ukomeye, wari mu agent we ugomba kumushakira amakipe, babanye igihe kinini cyane, niwe wagiye umuzamura. Yaramubwiye ati rero imyaka irageze ngenda ndashaka kugira gute, ndashaka gukora ubukwe. Cristiano Ronaldo aravuga ati nta kibazo genda rwose ushaka inda, ni waratuha baga ati wenda yazama amafaranga nkore nk'ubukwe. Cristiano ngo aramwihorera, ikintu yakoze ni kimwe, kwa kuntu uvuga ati wenda bakire arama nk'imodoka arama amafaranga n'iki. Ronaldo yaragiye yagura ikirwa bro, aravuga ati this is your gift, ati niyo gift ngiye muhaye bitewe nyiraza bakanya kumutwafata abakungu tumenyane niba umwura rwose nkundira mva, niyo mpamvu mubwira ngo bose ufite business yizane hano natwe tugiye kuri ducyu ufite na Ronaldo yatanze ikirwa. Ni uko avuga ngo ukoze ubukwe yabwene rero amujyana iriya za Silvavar byane rwose ngo nyigure na leta ibizi ivuga ati ahangaha n'aha yewe nishyuye mite nkutamubwene bro, we genda wibere hariya twararanye mu bihe byiza kandi bitandukanye. Urumva bro, n'utinyanye ne umuntu afite amafaranga bameze neza, ni musema kweli. So urwo rero ni ubuzima bwe n'utuntu dutandukanye nyine twaganira kuri Cristiano Ronaldo tumusesengura. Nyuma rero yuko yavuye muri Manchester United akava muri Juventus, yaravuye muri Real Madrid, avuga ati rero ngereka njye kwishakira amafaranga, nigire hehe, nigire muri mu ikipe ya Al Nassr muri Championnat Saudi Pro League, ngiye gukora amafaranga. N'umwe mu bantu n'ubu afite intego yo saza yujije ibitego 1000. Iyo mbezuzira kuko Sofa afite 921 arabura ibitego 90, rero kuba aratsinze ibitego 900, ibitego 79 CBK, kandi sina benshi bazabigeza ntawe pe
n'ahantu Ronaldo yagiye aba ahantu hose usibye kuba ari umukozi ariko yagiye abana n'abantu yagiye akina mu ma equipe yose afite abantu bamukorera urumva bamuhere izo baro bazimuhereza bamuterekera buri kimwe cyose ahantu honyine atabaye afite abamukorera ahubwo bikarangira ari we nyine uhindutse umuhigi ni muri Manchester United asubira ejo bundi ntabwo nayo yigezemo asanga nta kintu kizi nta kintu arimo gufataho ntabwo rero kuvuga ngo aratera imbere cyangwa arasapotinga bitewe na niko wakumva ati reka nsubire mu rugo ahantu navuye urumva ko Cristiano Ronaldo ni umwe mu bantu bakoze amateka agiye atandukanye ntekereza ko kuri ubu ngubu aramutse yanavuze ati ngiye kwiyamamaza kuba perezida wa kipe y'igihugu ngo kipe y'igihugu kandi ngo kipe y'igihugu wagiye kwiyamamaza kuba perezida w'igihugu cya Portugal ntekereza ko bamutora pe Cristiano arakonzwe wabo kuko niwe public figure nini hari buriya ni umuntu ukurikirwa cyane kuri Instagram niwe usibye no muri Portugal n'amahanga yose Cristiano aramuzi n'ibindi bihugu byinshi by'i Burayi so nyine niyo brand nini ya Portugal kuko ndakubwiza kuri ko Cristiano Ronaldo yabadahari ntabwo Bruno Fernandes ari gutuma utinda ku gihugu cya Portugal ntabwo Nani cyangwa Pepe bari gutuma uvuga ngo Portugal ubundi bite ariko uyu munsi urabizi ko Portugal habaye umujyi witwa Porto urumva yego habaye ikipe yitwa Sporting habaye Porto habaye Porto byinshi cyane ariko bari kumenya ko habaye umujyi witwa Lisbonne ariko uyu munsi urayizi kubera ko Cristiano nihavuka uzi yuko Cristiano hari naho yageze mu bindi bihugu bagatangira guhindura amabwiriza amwe namwe igihugu kigenderaho nk'urugero nabonye Cristiano Ronaldo buriya umugore wa Bana Rodriguez ntabwo bigeze basezerana yavuze ati ngiye nasezerana kandi barabana neza mu mutuzo buriya mu Barabu ntabwo ushobora kubana n'umukobwa mutarasezeranye imbere y'amategeko icyo cyo kirazira uko bameze kose n'ubwo baba bafite urukundo rwandi rwo kugira gute Cristiano Ronaldo bamaze kumugura yerekejeyo babimukagije ati se ko utasezeranye tugomba guhamagara ati ngiye ntabwo umugore wanjye tugeze dusezerana na nubwo tuzasezerana gusezerana kwa mbere ni umutima wanjye nasezeranye nawe mu mutima nta mpamvu rero yo kugira gute nta mpamvu yuko twasezerana igihugu mu Barabu bafata umwanzuro baramwihora baravuga bati nta kibazo ibyo tuzabyihanganira kubera ko ukuntu urenze n'uburyo uri umusitari ibyo tuzabyihanganira none bamwe mu basore bo mu Barabu urumva batangiye kuvuga bati ubwo rero natwe turakimweraho niba se umuntu aza none ari umunyamahanga avuye mu kindi gihugu mukamwara akaba mu gihugu cyacu nta atarasezeranye kubera iki twebwe bamwe rero mu basore ngo batangiye kugira gute kugenda babana n'abakobwa kandi batarasezeranye kubera Cristiano Ronaldo icyo kintu nyine bagende bavuga bati ariko umuntu ushobora kujya mu gihugu baba batereka iri tegeko tuse nka turyirengagiza urumva yose ricika intege brand nibaryi ntabwo bigeze bari agaciro cyane nk'uko byari bimeze buriya n'ikindi kintu kugira ngo umenye ko Cristiano ari brand urakirebera kuko yaragiye muri Saudi Pro League bikanafasha irimo irazamuka Saudi Arabia no kuba izaki igikombe cy'isi cya 2034 wenda byo nayo ni yindi story nene twajyamo tugiye kureba uko football yo mu Barabu yo mu Kigobe hari imeze urumva ariko Cristiano Ronaldo bimwe mu bikomeye byatumye ajya hariya na bimwe mu nshingano yahawe cyangwa ibyaterekewe ku meza kuri agenda afite hariya regardless yo gukina umupira cyangwa iki hari no gufasha kuzana kamera z'isi zigatunga muri Saudi Pro League na Saudi Arabia en general urumva kezo kamera zaraje uko 2034 twese amaso yacu araba ari hehe abari muri Saudi Arabia ibintu tutatekereza ko bishobora gukora nyuma ya Qatar kuko na Qatar kugira ngo ibone igikombe cy'isi byabaye saga ndende tugatekereza ko nyuma ya Qatar nta kindi gihugu cyari hafi gishobora kongera kwakira Mondial noneho bikaba muri distance itarimo ibikombe by'isi birenga 5 kuko niba Qatar cyakiriye 22 ni imyaka 14 ya 12 I mean ni imyaka 12 ni ibikombe by'isi bitatu sabo byo birimo ni cya 2026 2030 2034 urumva nyine nabwo twakomozaga tugize kubikomozaho Saudi Pro League yatangiye
baravuga bati ni abasaza bagiye gusazira atagiye kugenda abapeti bato bafite 20. John Duran isi niyavuye muri Aston Villa. Christian nitwasoreza cyangwa hari abatandukanye usigaje dusobora kuko cyagiye kadusoreza hano cyo gusa nuko nyine wari Christian ntekereza ko ngiyewe nyuma yo kugenda nsoma stories n'ubuzima yagiye anyuramo hari ibintu byinshi nagiye mwigiraho bamwe mu bantu nyine bashaka kukubera rero modo haba consistency guhozaho haba kwihindego y'ubuzima bwawe bavuga uti ngomba gufata igihe nkakora namara gukora nkanafata igihe nkaruhuka simvanga ibintu twebwe abajeni avuga uti okay ngiye mu kazi niba nkavuyemo reka njyana gutana kisa uziko nimva ku gisimenti ndahita nerekeza hari umushuti wanjye mana wagize ndajya kureba ariko nabwo nimvayo hari murango vaze mana fata ubuzima bwawe ubuhintego ubihina nyine no kuruhuka buri abantu bataruhuka bro buminsi ishize kamera ya karankubise mfata a week ndaruhuka kabisa numva refresh uravuga ati kwere neza nakaryana numva nyine abantu meze neza ndavuga kabisa ariko nari maze igihe nyine nkora byatari naruhuka ndyama mbyuka nka saa 11 nkaryama nka saa 7 kandi naje gusanga ari gitabo nasomyemo nsanga bavuga ngo iyo nibura utaruhutse amasaha hejuru ya 7 ni ibyago byinshi byo kuba wagira gute warwara indwara zigiye zitandukanye izo za ari ikintu bita don't work hard work smart urumva iyo wowe ufashe umunsi w'amasaha 28 ukaryama mu masaha 6 usigaranya ngaho usiganya amasaha 18 18 byibura ugakoramo amasaha 2 ya break akaba asigara amasaha 16 ugakora amasaha 16 bro ibyo bintu bikoze rimwe kabiri gatatu ugera kuri level travail ukora cyangwa umurimo ukora mu masaha 16 hari uwundi muntu uyakora mu masaha ye 9 meza yanaruhutse niyo mpamvu we have to work hard we have to work smart not working hard ariko navuga working ngo nidukure gukora kugira working hard abantu bakabyumva mu yindi shusho ahubwo nyine we have to work smart batwara ibintu byose ukora bikore neza kandi bishyire ku murongo nguko ubone bita Cristiano Ronaldo umwana rwose wari muri Portugal wavutse asa nka ari kubwimanuka ariko akaba ari umwe mu bantu isi yose izira umwana ugivuka ushaka kumaza uti wowe urumva uzaba nkarabwa ati nge nzakina umupira nka Cristiano Ronaldo kubera ko nimwe mu bantu isi igenderaho nimwe mu bantu isi yigiraho nimwe mu bantu bafasha abantu benshi babaye mu bihe bigiye bitandukanye nagira ngo tugende tumuganiraho tumenye uwo ari we tumenye ibyo yanyuzemo ubuzima bwe tunye n'ibyo yatwaye so Cristiano ubwo who is next wavuze Cristiano ntuvuge Messi ubukoze jejo mitari balance abandi bose n'abandi bakinnyi bakomeye bandi batandukanye bagomba kuza nyuma y'izi public figures sibyo Cristiano amuvuze Lionel Messi amuvuze abantu bakakomeza kugenda bamureba bamwibazaho n'ibiki the next person will be Lionel Messi of course sure Ngoga TV show the following kora subscribe ubundi ukore comment share n'ibindi bitandukanye byo dushobora guhindura byo dushobora kongeramo bizadufasha kugira ngo ubuzima bugende neza cyane shimire umuvandimwe dufashe kuri kamera Big Man thank you so much ubwo namwe mukomeze mudukunde mukunde igihugu mukunde Imana ibindi byose bizagenda neza cyane MC Ngoga Yves Gahima